ibintu byo hanze byose ugomba kubimenya. Hano urambaza ibya mushiki wa Samu ndi mu gihome hano, urumva ari byo kuri kubimenya cyangwa niwe kuri kubimenya, ariko wazajya umvanaho ubugoryi. Kandi umva ngo ageza kugusura. Ageza kunsura ariko ikimuzana sinkizi, wowe wakagombye kukimenya. Kuza haraza hano akanshinyagurira, akankora mu jisho, akamekenyera amenyo, akava hano ninda guturitsa hano bidande. Kuriye we kumenya ikimugenza, ahubwo ari wowe. Nturambaza ngo nkubwire ngo ikimugenza ni igiki, ahubwo nsobanure ko makuru hanze urayafite. Jewe sinjya ngera hanze. Bivuze ngo akoze kuza location. Hasi kuza hano rwose inshuro zigera nko kuri 2 cyangwa 3. Hibaza ikimuzana kikanyobera, akanshinja ngo naroze musaza we, akavuga amagambo menshi yo kunkora mu bwonko. Nkihangana nk'uko imyaka yose imaze n'umundi nyimaze nihangana. Rero nimba ajaza ahangaha sindashaka kubaza kumenya ikijya kimuzana, ikindi ubundi aza kubanya no kuza ahangaha kugira ngo tuzahure. Ariko mbisubiremo, Patrick wangariza nzakubyaruka, sinzaba nyiri nyoko. Gato ndakwinginze wakabyarawe. Mba nkubwire Patrick, urakoze kumamagara, kuko ubu ngubu narinje iwanyu gutwara ibyanjye byose nabahaye. Uri kunyumva? Liza. Bizi biki ndakumva? Ndakwinginze mpereza umwanya wo kuganira nawe, wifata imyanzuro nk'ingi yuhubutse Liza. Sheri, ese koko kugukunda narakosheje? Kuba ntaragukunze nkakuvana mu bandi bakobwa. Nakubwiye ngo ubu aka kanya nje iwanyu gutwara ibyanjye byose, ahubwo mbwira niba uhari. Gutwara ibyawe ntago mbyanze, ariko wibuke ko twari tugiye kubana, sibyo? Ejo twavuganaga hari kuri ibyumweru 2 hamaze kuva undi munsi, sibyo? Kandi uko bimeze gutya ntago ababyeyi banjye bino bintu bari babimenye. Imyiteguro irakomeje. Ninde waduteranije byatuma usebya bene kano kageni koko? Mbabwire Patrick, ubu ndi kumva ndi gusera, ubu noneho nagutongana mfitanye nawe. Liza man, niwumva nongeye kugutuka nongeye kugutonganya usangaye. Sheri, wakwibutsa urukundo rwanjye nawe, wakwibutsa umubano mwiza wanjye nawe. Ibyo ntacyo byamara Patrick. Ejo waranyuriye unyibutsa ahantu wankuye, ntago nahibagiwe. Ni nayo mpamvu buri gihe nigengesera mu mubano wanjye nawe. Ibyo bakubwiye ni ibinyoma, barambeshya. Ni ibinyoma? Ni ibinyoma. Ibyo uri kuvuga ko ni ukuri ko ari ibinyoma? Ni ibinyoma. Patrick, mva nkubwize ukuri. Ngeriza ntabwo njya mpfa kuvuga ikintu nahagazeho, kandi urabizi mu buzima bwanjye sinjya numva amabwire. Niyo umuntu yambwira ikintu ndabanza ngishoza ku bwanjye nkareba se koko iki kintu ni ukuri cyangwa. Urumva rero nk'uko usanzwe nzi koko nk'uko uvuga ngo twarakundanye twari turi kwitegura no kubana, urabizi ko njyewe undi ntabwo nshobora kuza nkubwira ibintu ari ibinyoma. Uri kumva? Ariko Patrick, nakoze nagucumuye w'iki cyatuma unyanga ku munota wa nyuma. None Patrick, Karame mukunda.
ninjye ushimishijwe no kuba ubukwe bugiye gupfa, ariko kubera ibyo wakoze ugomba guhagarara ndumva bwahagaze muri make. ndumva wifashe nkaho bino bintu ariko wari wabipanze. kwitegura ngo baracyakomeje. ndumva wifashe nkaho bino bintu waba warabipanze, ahubwo ndibaza ikosa njye nagukoreye mu gihe nkubwira ko umugore n'umwana, niba ari umwana niba ari abana, ibyo bintu ntabwo mbizi. wambabariye ukampa amahirwe yo kuganira nawe nuko utanambwira ko bino bintu ko iby'ubukwe bwanjye nawe byahagaze, tugashaka umwanzi wacu uduteranyije. niwe nk'umukazana mama ashaka, niwe mukazana amahirwe ya mbere banza unyumve Patiri, amahirwe ya mbere naguhaye ni ukuba waza mu mutima wanjye, nkagukunda nkakugira icyizere, ariko ibyo byose nta gaciro wigeze ubiha. ese mana, waba wibuka ibintu nabakoreye? waba wibuka ibyo nakoreye mama wawe? ibyo bintu urabyibuka neza? mama wawe uribuka ukuntu yari arwaye amaso atabasha kugenda, yaraheze ahantu yicaye akahava ugombye kumuhagurutsa, yaraheze mu biro atabasha kureba neza kubera amaso. njya ndamuvuza, amaso barayabaga yongera arareba neza, amugurira za rinete. ziriya rinete uzi uburyo zaninze, urabizi nawe nagiye kuzigura turi kumwe, ndetse na mama twari turi kumwe. uzi ibintu byose nabakoreye, amasuku iwanyu umuntu agakora ukuntu hari hameze. ndabambika neza, mumaze gucya mwese. ibyo bintu ubu uri kubitekereza ibyo bintu? none uri kuza umbwira gutya? mbabarire, ntabwo nshobora kongera kuvuga nabi, sibyo? umugore mwiza w'imbabazi. kandi nyuma y'ibi ngibi uzasanga Patrick ari umwere arengana. gusa njyewe ntabwo nzakubukora nk'ibi ngibi urimo kunkora, ariko ndakwinginze umpereze umwanya kandi umbabarire irindi kosa ryose naba naragukoreye, ariko ureke kunteza umuryango, ureke kuwusebya mu bavandimwe n'inshuti. ndabizi ko watugiriye neza, aho watuvanye kuko ndahemera ndanahazi. niba uhazi wakoze iki? narigengeseye mu mubano wanjye nawe, nibyo nakubwiye. nta kibi nakoze, sinigeze nkuca inyuma, kandi nta n'ikinyoma nakubeye. reka mubwire Patrick, ibyo bya baby ntabwo mbishaka. rega winshisha bugufi, ntabwo mbishaka. urabizi ko nakunda ibintu byo gusakuza, nenshi icyatumye mvuga nabi cyangwa se icyo mutuka n'ibindi byose ni umujinya n'uburakari bw'icyo wankoreye. tinyuka umbwire ngo ndimbwa. noneho ntabwo nifuza kuvuga nabi, mbabarira. icyo nshaka ni ibyanjye, nta kindi. utinyuka umbwire ngo ndimbwa, umusore w'imbwa. cyangwa urashobora ko njya kugutuka? nibyo ushaka? nibyo ushaka? ko banuka kose. ubundi se reka nkubaze, ni iki cyari gitumye umpamagara? ubundi ndagira nkusabe imbabazi no kugira mpure nawe, nganire nawe, imiryango itaramenya ko njyewe nawe tutari kuvuga rumwe, sibyo? nicyo kintu nifuza. imbabazi z'iki? urashaka gusaba imbabazi? ucururuke untege amatwi, dushakire hamwe njye nawe umwanzi uri kuduteranya. mbese Patrick, reka nkubaze, urashobora gusaba imbabazi kandi umbwira ko nta kosa ufite, n'uwo mugore n'umwana ntawe ufite, ubundi ubwo urambwira muri make ko ndakwereka ibimenyetso bikwereka ko uwo muntu ari kuduteranya. mbese ko uri kuvuga ko nta kosa ufite, uri kubihakana, izo mbabazi ni iz'iki nyine? ni izo kugira ngo njye nawe unyemerere duhure, utambwira ngo uje iwacu uje kujyana ibintu, buri kimwe cyose kiduhuza njye nawe. ahubwo mbwira ko uhari, ibyo ngibyo uri kwigira ntabwo mbyumva. ibyo birabareba, iwanyu nibashaka babimenye. ubu njyewe nta kintu na kimwe bimbwiye, ubukwe bwapfa nta kintu bimbwiye. Mana yanjye, mama ndamubwira ngo bene mama we ndababwira ngo isimbi ryawe kwa pasiteri ku rusengero, bazi ko njye nawe dufite ubu.
Okay. Liza. ndakumva ndakumva Patrick. Nkumbuye kukumva umbwira neza. Umpamagara Patrick wishimye. Nongeye gukumbura amagambo meza umbwira utari kuntuka. Liza, nkumbuye urukundo rwawe. Nkumbuye buri kimwe cyawe cyiza. Apana kumbwira ibintu nk'ibi. Liza. Ibuka ko nubwo hari ibyo wampaye, ariko nanjye nagwaye umutima wanjye. Nguhereza nta buryarya burimo. Liza. ndakumva Patrick. Liza. I love you. Patrick mbabarira. Ibyo nibyo bivuze mbabarira wizanishijwe ako karimi karyoshye bigezaho. Liza. Mva nkubwire no. Wibaze ko ibyo ntabwo rega bishobora kumvamo Patrick. Ubundi ayo magambo utangiye kuyazana kubera iki? Ninde waguhaye ubwo burenganzira? Uburenganzira ndabufite. Ubwo mpabwa n'amategeko ndabufite. Ejo nakubwiye ngo iki? Dukwibutsa ko amategeko atari yamunyambura ubwo burenganzira. Ntabwo nitwaje amategeko, ahubwo ibuka ko urukundo rumereza uburenganzira kuri wowe. Atari yo witwaje umbwiye ngo iki? Ngo ufite amategeko. Kwari ukubikwibutsa. Amategeko arabikwemerera. Kwari ukubikwibutsa. Ati icyo wakora cyose njye ntabwo mbyumva. Mbwira niba uri iwanjye kwanza. Tangiye kunyibwirwa gutyo si ibyo ngibyo njye ndabyumva. Ntabwo ariho. Wizana ibyabo cya sheri na baby no. Ntabwo ndi mu rugo anagiye mu kazi nako kananiye. Sheri. No. Ndagukunda. N'umutima wanjye wose. Kandi nkukunda nta buryarya. Ubundi Patrick mubaze. Urimo ntoki. Ninde wakuntumye? Ufite iyo misi yo kuri njye. Niyo kugukunda ukambera umugore. Ibyo ndabyanze mbabarira no. Mbwira misi ufite kuri njye. Niyo urukundo. Ejo watangiye wiririshwa amarira nk'ay'ingona. Uvuga ngo barakubeshyera ibiki n'ibiki. None ubu utangiye kuzana ibintu byo biraverave n'ibiki. Ejo rero nakuhaye kasopo k'ibyanjye nawe birangiriye aho ngaho. None utangiye unyihamagarijwe. Ibi bintu ni ibiki Patrick? Imikino uri gukina ni iyahe? Sheri. Mba neza. Mba nkubwire Patrick. Unzi neza. Uranzi pe. Uri gushaka kumfatirana kuko uzi ko umutima wanjye woroshye gutyo gusa. Gusa ntabwo bishoboka ko wakongera kuyigarurira. Ntabwo bishoboka. Icyo cyo kimenye. Patrick, numvira iki? Ese mwana wa ni amahoro? Patrick, tutameze neza. Urarwaye? Patrick, wimpisha ndakubuza mwana wa nyina nakwibyariye. Ntabwo ari ugutumeze. Kandi nzi neza ko nta nicyo ugomba kumpisha. Byagenze bite wabaye iki? Ni ibiki numvisha uri kuvuga? Ko mbyumvishe nkumva ibikuba binkuka. Ntabwo nzi ari ibiki mbwira ni iki? Patrick, urabizi ndagukunda. ni ukuri mwana wanjye. Kandi urabizi neza ko nkubaha. Yego. Urabizi neza ko afite ibyumweru bibiri. Nako hari kubura iminsi 10 n'ingahe. Ni ukuri. Tuzi umutima, tuzi umbwire. Nk'umusore hari byinshi bimpangayikishije. Yego mwana wanjye Patrick ndakumva. Cyane cyane ni mu kazi.
buryo nari nkitoje bitari kubona nta kindi kibazo ufite. aya Patiri ntumwenyura ntugira ute ibyo ntabwo byatuma ugira umubabaro ungana utyo. Hari ikindi kintu umishe mwana wanjye mbwira erega ndi nyoko mwese nutambwira erega nakugira n'inama. nta kindi kintu nguhishe, nta kindi cyera kirabura Patiri. ni ikibazo ufite cyo mu kazi. oya ntabwo icyo cyakubuza umutekano nk'uko nticyakubuza amahoro nticyakubuza ibyishimo. Patiri ndeba mu maso ufite ikihe kibazo mbwiza ukuri nka nyoko ukubyara mbwiza ukuri. Wavuze gacyata bya abandi bantu badusanga tukivuga gukeneye ntacyo nka mama wawe noneho ngaho mbwire neza aho nta n'uri kutwumva kandi ahangaze si iwacu. aya mafaranga nari niteze ko baza no mu kazi ndakubona tugiye gusaba ku masuri nicyo kibazo byonyine mfite n'ibindi bikubwira turabizi ntabwo usanzwe nkubeshya. Patiri uri kumbeshya erega noze nkumviriza kuva uri hariya mu nzu nari ndi gukubura. niba wanyumvirije ikintu wumvishe ni iki nyine nubwo ntabyumvishe neza ariko numvaga ashobora kuba hari ikibazo ufitanye na Liza njye ntazi. Liza umugore wanjye Liza ntabwo mwigize muvugana. ikibazo cyanjye na Liza ntabwo ari cyo cyambabaza. Icyari kigoye kuri Liza kwari kumutereta akanyemera yaranyemeye nta na kimwe adakora ngo ubone ko ari umukazana. Ikibazo ufite n'ibyo njye nawe twasezeranye uburyo ubukwe bwacu bugomba kugaragara nk'ubukwe bw'igitangaza. Yego ariko njyewe inshingano zanjye zikaba zitari ku gihute zitari kubahirizwa ijana ku ijana ndavuga iz'amafaranga. sibyo njye na Liza tumeze neza, njye na Liza nta kibazo dufitanye. mwana wa ntacyo uri kunkinga nyuma y'ibyo kandi mwana wanjye Patiri reka nkubwire ngukurire inzira ku murima nkubwize ukuri njyewe umwana w'abasinga urabizi ko ntarya ruswa. Ndakoze mubyeyi. Nuramuka wibeshye ukareka Liza ukabwira nabi Liza mbese mbivuge ngo iki Liza uzi aho yadukuye ese wibuka ko Liza ari we wamvuje amaso. Reba izi rinete sinari nabaye impumyi burundu sinisigaje kugendera ku kabando ntibyari byarakuyobeye ntibyari byaratunaniye nk'umuryango. Liza izi rinete ntiyaziguze ibihumbi 300. mwana wa ntongere mbisubiremo nk'umubyeyi mbabarira ntuzambabaze ntuzagire igitekerezo cyo kureka Liza. Liza ni umukobwa mwiza. Liza mana yanjye Liza Imana iguha umugisha. Patiri rwose Liza unamuretse njyewe sinavuga se ngo iki bavuga ngo kwiyahura bavuga ngo kunywa acide Patiri ndumva mbuze uko nkubwira Liza ariko Liza wumve ko agomba kuba umukazana wanjye ku bibi no ku byiza. Uri kunyumva? Mama mbabarira Sinifundije kinambabaje ko utakinyizera nk'umwana wawe ahubwo urukundo rwanjye waruhaye Liza rwose mama. Kubera iki mama? Kubera iki? Patiri Liza arankunda nanjye ndamukunda nawe uramukunda ariko urukundo rwanjye rwose ndumva waramaze kurumbana ukaruhereza Liza. Ni umukazana mwiza ndabizi nanjye namuhisemo mbona ko bikwiriye n'ibyo yakoze ntabwo nabyibagiwe. Patiri mvanaho urukundo rwawe. Patrick ndakuzi kuva mu buto bwawe ndakuzi kugeza kuri iyi myaka. Menya ko nkuzi nk'umuntu wakwibyariye nkakwirerera icyo ukunda n'icyo wanga ndakizi. Rero reka nkubwize ukuri abasore bubu ntimukigira ukuri. Abasore bubu murabeshya. Abasore bubu muriyobera wakwiyoberanya kuri nyoko kukubyara. Mama wabaye urafata nk'abo basore naragiye mu murenge nkasezerana ibintu byose ukufata nk'abana bakijyana mu rukundo. Mama nicyo kibazo dufitanye ahubwo ari wowe buri bangaye se bakoze divorce. Kuki urukundo rwanjye urukurumbana icyizere cyanjye kuki uri kukimbanaho kandi ari wowe mubyeyi nakakwiye kuba afite gano kanya.
kuki uri kungereranya n'abandi? Patiri bangaye bakoze divorce bavuye mu yewe bavuye no mu rusengero bagakora Fasha divorce gusenga nyuma rero. y'amasaha 3. Mama reka nkubwire Mari impungenge ngo mari impungenge impungenge nka ndi nyoko ko kuzikumva, byara sibyo? yego Mama, fasha gusenga ndakumva tudaseba mu gihe kuko buri kimwe cyose uzi yakoze basi nanjye ku munsi w'ubukwe ibibura byarabonetse muri no minsi 7 isigaye byaramaze kuboneka. So wajya no ku munsi w'uko nabo nzamubwira ngo nta fata dufite zo kuza kubakira. Nubwo nzamubwira ngo na keke ntayo. Nubwo nzamubwira ngo nabuza ya bisi yo gutwara umuryango wanjye. Se mama kuki njye utari kubona agahinda njye mfite ikintu kimbabaje ntekereza nyine kuba atumenyera inkweto akatumenyera buri kimwe no ku munsi w'uko nkamubwira ngo nta fata nta keke nta transport dufite y'umuryango nta na kimwe. Patiri reka nkubwire Urukundo ndarufite ariko nta bushobozi nyine mfite. reka nkubwire Njye utabizi. mwana wanjye Ariko nawe uri gushaka kumvanaho icyizere n'urukundo rwanjye ukaruharira riza gusa. Bivuze ngo we nariza mushobora no kwa mwafatanye ubwo ejo uraje umbwira ngo nimubana ngo ntukibeshye ngo ucire hasi ntukararame ntukanywa amazi riza atabishaka. Kuba hari ibyiza yakoze yagukoreye cyangwa yadukoreye ntabwo byakamvanyeho kuba ndi umwana wawe. Niyo twaba twashwanye ukwiye kunyumva ukumva ko wenda umuhungu wawe ari mukuru cyangwa se ari mu mafuta ukamuhana ariko wabanje kunyumva. Patirinde kukumva numva nteye n'amarangamutima yandi ariko mwana sinzi impamvu umutima wanjye numva utari kwemeranya neza n'ibyo uri kumbwira ni ukubera iki nawe utenyuka umbwira ngo rinete ngo kukuvuza byari byarananiye mama ubinyibutse. Ese mama niba utambonamo icyizere ari we mama wambyaye ubundi umugore nitubana we icyizere azambaramo ni ikihe? Icyo gihe sinari ishoboye kuzigura ndabyemera sibyo ariko se niba uri kubincyurira ari mama wambyaye ubwo riza we nitubana azajya ambwira ngo abaro nyumve mwana wanjye nawe urambabaje ni ukuri si ukugucyurira urumva ahubwo nkurikije aho twari tumeze nk'abari ku cyavu ibuka na mituweli yaratunaniye twe tumeze nk'abari ku cyavu twe tumeze nk'abatagira ikivurira twe tumeze nk'abatagira kirengera rwose nkurikije ibyo uriya mwana w'umukobwa yadukoreye cyankoze ku mutima ahari n'ay'abakecuru ariko nk'umubyeyi nawe izi mpungenge wazigira ndumva ntifuza na rimwe ikintu cyatuma uhemukira riza sinzi impamvu umutima wanjye uri kubimbwira. Sezeranya sezeranya ko utazongera kundutisha riza mbere yo kuvuga riza uzajya ubanza ukavuga Patrick mwana wanjye uzi ko ngukunda nta n'icyo nakurutisha yewe icyo ari cyo cyose yaba mu muryango dukomoka ntawe kuruta urumva ntega amatwi mama wawe ugukunda Patrick nukuri ndagukunda ariko nkurikije ko abantu bose bari baradutiye umugongo abantu bose bari baratwanze ndakwibutsa ukuntu abantu bose ariko twari dukwiriye kubura na mituweli dufite umuryango dukomokamo reba abaso wanyu bariya reba abanyogosenge reba inshuti mu muryango aba dufite babonye tubaye abakene nta n'umwe wongeye kuducira akari urutega ariko uriya mwana w'umukobwa ntigeze yita ku bukene dufite ntigeze yita yuko twabura uribuka ko yazaga mu rugo akicara hasi nabone tutagira n'umukeka tutagira n'umusambi ibyo byose urabizirikana mwana wa uribuka neza ko yaje akadukunda atitaye uko tumeze akemera gutanga ubutunzi bwe akemera kwihara njye navuga ko yanihararutswe ahubwo akaza mana sinzi uko nabivuga Patrick nyumva nk'umubyeyi basi nyumva wumve ko ntakurutisha riza ahubwo wumve ko ndi kumuha agaciro iyi nshuro ndi kumuha agaciro kandi nawe ubitekereje neza mwana wanjye wamuha agaciro ntiwemere kumuhara ntiwemere kumubura ntiwemere ko aducika gisa n'umukobwa mwiza ese Patrick
ubona atatubyarira abuzukuru beza wowe? Ese Patiri ubona kugira Liza nta mumaro? Ubona nta ntebe wowe uhagurutseho ukicara ku yindi? Ubona kugira Liza atari nko kuva kuri esikariye ya mbere ugahita ugera ku ya 7? Reba agusimbukije, kandi n'ubundi yaradusimbukije rega buriya. Ese reba ukuntu usigaye nambara, ndacyari umukecuru. Ubaho nciye ntibahita bavuga ati ko mama Patrick ibyagenze bite? Iryo banga nta n'umwe urizi usibye njye nawe. Uribuka ko n'udutenge twe twarancikiyeho, ariko ndebera agakanzu umwana wanjye aba yansaniye. Ese do reba n'agatelefone yanzaniye, yambwiye ko azanzana nayo nini nitwa Touch. Ko mwana koko wamunganye iki? Patiri ndagukunda, kuba ngukunda nibyo bituma ntashaka ko uharariza. Liza simubure, Liza ntumubure. Mwana wanjye ndakwifuriza ibyiza, niyo mpamvu hari yewe njya numva bisi bavuga ngo hari nashonje. Njye ntabwo nashonje, ahubwo aya nayo urukundo ngukunda n'urukundo nkunda Liza. Mbabarira mwana wanjye, wumve yuko njye nawe ibi byiza bitaducika. Liza ntaducika. Ukuri nsigaye mpamagara abandi bose batajyaga bansura, siko nyuzamo ngahamagara nyogosenge ngahita ngo se uracyatwikoza. Byibuze ibaze ko bavuga ngo ntabwo nkibikoze. Masenge sinkubone ku munsi w'ubukwe bwanjye bagakubitwa n'inkuba yo kazi. Mama Karame mwana wanjye, njye na Liza turakundana. Yego, kandi tugiye kubana. Imana ishimwe. Kandi nta nubwo twanganye nk'uko uri kubitekereza. Umutima wanjye nutuze, nusubire mu gitereko. Patiri ni ukuri ndumva nishimye kubera icyizere umpaye cy'ejo hazaza. Ahawe na Liza hazaba heza cyane. Ariko mbisubiremo, Patrick wanga Liza nzakubyaruka, sinzaba nyiri nyoko. Patiri uramutse utabanye na Liza, dore bivugiye ku karubanda, njye rwose urukundo nagukundaga, kwitwa umubyeyi wawe kwaheri naba ntakiswe mama Patrick. Urumva mbivuge mbisubiremo rwose, wibeshye gato Liza mwumva ngo mwashwanye, ngo mwamwanze, ngo bukwe ngo ntabwo bukibaye. Bivugiye ku mugaragaro nta nyoko kubyara kandi ugukunda. Reka nigendera, ahubwo Patiri usigare ubitekerezaho, reka nikomereze uturimo twanjye, ariko Imana ibibemo kuko nkeneye kumva inkuru nziza mu matwi yanjye. Reka nikomereze uturimo twanjye rwose. Mama